Okay, turabashimiye cyane rero nkuko twari twabibateguje. Twitwa IBENDERA TV, nitwa na Kurikira. Reka rero dutangire tugakira Pastor ikaze. Murakoze. Tudatinze rero turagira ngo dutangire. Ejo bundi nibwo mwagiye mu nshingano nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwari rumaze kwemeza ko mujya mu nshingano. Ibyo rero bibaye abakristo n'abandi banyarwanda muri rusange bifuza kumenya ngo pasiteri waragijwe inshingano zo kuyobora ADEPR muri iki gihe ni muntu ki. Twatangirira aho ngaho. Ndi pasiteri Ndayizeye. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana. Umudamu wanjye yitwa Rachel mushimiye Imana. Dufite umugisha w'abana bo twabyaye ni batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, ariko twagize n'umugisha wo kugira abandi bana Imana duhakorera. Umunsi mu bwo dufite babiri, ariko twagize n'umugisha wo kugira n'abandi bana batandukanye turera mu buryo umwuka, mu buryo butandukanye. Tubashimira Imana ko yaduhaye umuryango. Ndi umukristo, nkunda Kristo, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Nacyo kintu numva gikomeye cyane, numva umuntu akwiye kurinda ibihe byose. Nkaba nari nsanzwe n'undi umupastori mu itorero rya Pentecote mu Rwanda, nayoboraga umudugudu wa Ntora, ni muri paruwasi ya Gasave, ariko nagiye nkora n'indi mirimo mu itorero. Rero umuvugizi w'itorero rya Pentecote mu Rwanda muri komite y'inzibacyuho n'uwo nguwo. N'uwo nguwo, ariko abantu baba batekereza kumenya yavuye hehe, yazamutse gute, kuko hari abana batoya bifuza kuzaba yenda umuvugizi. Bashobora kuba bari muri primaire bakibaza ngo se yaciye mu yihe nzira kugira ngo agere aho ageze aha ngaha. Navukiye mu karere ka Rusizi, mu murenge witwa Nzahaha, mu hantu bita ku Gihungwe, Nyakagoma. Ngira umugisha wo kugira ababyeyi, abavandimwe b'abakristo. Navukiye mu itorero rya Pentecote mu Rwanda muri ADEPR. Nari barimo kuva ndi umwana, n'igihe batino kuva mvuka, ko ababyeyi banjye n'abanyetorero, kandi nshimira Imana ku bwabo. Nshimira ko bari mu bantu Imana yakoresheje kugira ngo bandere mu buryo bwa gikristo. Ababyeyi, abavandimwe bari mu bantoje ivugabutumwa. Aho ni naho nize n'amashuri abanza. Naho nize amashuri abanza, naho ni mu kigo cya ADEPR. Ikigo cya ADEPR naho nigiye amashuri abanza. Muri icyo gihe cyanjye cyo mu bwana ndi mutoya, nagize umugisha uburere bwo mu muryango bwa gikristo, ndetse n'uburere bw'abarezi bangishaga mu ishuri n'abo bakristo bose babaye abagize uruhare mu kumfasha mu ntambwe za mbere ndi mutoya, kuko nacyo gihe nakire Yesu Kristo, numva mwegura ubuzima bwanjye. Numva nkiri mu wa gatanu muri primaire, nibwo nafashe icyemezo mu mutima wanjye cyo kumva niyeguriye kuba umukristo, niyeguriye Kristo kayobora ubuzima bwanjye. Ariko nibuka nyine guhera ndi umwana, mfite imyaka 3-4, muri ya myaka mitoya, ndi muri école de dimanche, ntangira muri kwari y'abana, muri Sunday school. Rero umva byaba urugendo rwo guheraho kugeza uyu munsi. Nkiraho ikintu nabwira abanyumva, cyane cyane ababyeyi n'itorero, nuko iyo tugize umugisha wo kugira abana bavukira mu nzu y'Imana, bavukira mu itorero, n'umugisha. Tuba dufite inshingano yo kubarera rero, kubatoza uburere bwa gikristo, kubasengera, kuko hari igihe ababyeyi, hari igihe itorero haba intege nke zo kumva ko abantu bavukiye mu itorero bazabanza bakajya gukora ibyaha bakagwa ngo ubone kugaruka mu nzu y'Imana. Ariko burya ntabwo ari byo. Iyo tugize umugisha wo kubabona bakiri batoya, twabamenyereza inzira banyuramo, twabatoza, twabarera, twabasengera, twafatanya nabo gusenga. Yesu nawe ababaduhaye, abakunda, abafitemo umugambi, twabarinda ibandikamo ibintu bibi, kuko iyo tubaretse isi na Satani bitangira kubandikamo bya bindi bibi. Rero uko tugenda tubarinda, bibageza ahantu nabo bafata icyemezo bakamenya guhitamo, bakamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko iyo twateriye yo
nibwo satani nibwo isi itangira ifite abandi bigisha. Iyo tutabigishije ibyo kubaha Imana, byo gukunda Imana, abandi bigisha babigishamo ibyo kwanga Imana, babigishamo ibyaha, babigishamo ibibi, bikazatuma bangirika bakiri bato. Rero ndashimira Imana aho ko yampaye kuvukira muri ibyo biganza byiza, haba aho nize muri primaire, haba naho mu muryango, ngeze no muri secondaire naho Imana yakomeje kunkoresha mu buryo butandukanye. No muri kaminuza narangije na kaminuza. Rero urugendo rwanjye bivuze muri make nuko ruheraho mu bwana. Icyo mvuga nuko intambwe yose utera, imyaka yose ugenda ugeramo naho ugenda ugera, nagiye nsanga Imana yarahateguriye ikintu uzakora, kandi icyo uzakora ari kigutegurira ikindi uzaba mu gihe kiri imbere. Ikibazo cy'amatsiko, mwabaye pasiteri muhe mwaka? Icyo kanagihuza n'abantu bakunda kuza ati watangiye gukorera Imana ryari? Nibyo waba umukozi w'Imana. Iyo mvuze umuhamagaro wo gukorera Imana, ntabwo utangira umunsi nahawe inshingano ya gipastori, umunsi nabaye mwarimu, uwo ni umunsi nahawe izo nshingano. Ariko gutangira gukorera Imana byanyuze muri bya byiciro bitandukanye. Imana itangira kuntoreza haba mu banyeshuri, nyobora groupe z'abanyeshuri, korali z'abanyeshuri, haba muri secondaire, ngeze muri kaminuza, nanayirangije ngo Imana yabanje kuntoreza mu kuba mu makorali, harimo kuyaririmbamo, harimo kuyayobora, harimo kuyigisha, ariko nabwo intoreza no mu cyiciro cy'urubyiruko, kuko nabwo nabaye n'umuyobozi w'urubyiruko, ku buryo nanayoboye n'urubyiruko ku rwego rw'ururembo. Hari inama zajyaga ziba z'itorero zihuje abashumba b'amaparuwasi bose. Izo nama nanjye nazijyagamo ndi umuyobozi w'urubyiruko ku rwego rw'ururembo. Nabwo nagiye ngira n'umuhamagaro w'ivugabutumwa, wo gukora ivugabutumwa, gutegura ibiterane by'ivugabutumwa bihuje abantu benshi, kubitegura, kubiyobora, haba ku mudugudu, haba ibyagutse bihuza abantu benshi. Aho naho n'ubundi buryo Imana yagiye imfasha mu ivugabutumwa. Iyo nsubije amaso inyuma mbona aho ndi muri Nzahaha, Imana yahantoreje gusenga no gusoma ijambo ry'Imana mu muryango, cyagiye muri primaire, mu mashuri abanza, ndi no muri secondaire. Ariko ngeze muri kaminuza Imana ihantoreza gukora cyane. Nicyo gihe nakoraga cyane, ariko kugeza muri kaminuza nibwo yantoje, kuko kumva nagomba kwiga. Ndi umuyobozi w'indirimbo, ndi mfasha kwari zitandukanye. Nza kurangiza ngeze ku Gikongoro, aho nanasengeye ku pastori. Imana intoza gukorana n'abantu bose, community, abakuru, abato, abasaza, abakecuru, abana, abize, abatarize, abakire, abafite imibereho iciriritse. Nibwo Imana yamfashije intoza gukorana n'abo bantu bose mu ngeri zose, mu itorero, mu buzima busanzwe, mu murimo w'Imana. Aho nari umuyobozi wa korali naho imyaka myinshi, niho narobanuye kuba mwarimu w'umudugudu. Bigeze muri 2014 nibwo bandobanuye kuba umupastori. Nkakora umurimo w'ivugabutumwa, mba mu mudugudu muri paruwasi ya Sumba. Nza kuhava itorero rinyuza gukora umurimo w'Imana hano i Kigali muri paruwasi ya Kacyiru. Ariko nabwo nari nimutse bitewe n'akandi kazi kandi nakoraga mu buzima bwa buri munsi. Ariko noherezo muri paruwasi ya Kacyiru naho numva naje muri paruwasi ya Kacyiru muri 2015, niba ntibeshye. Nyuma mva muri Kacyiru, nabwo itorero rinyoheje gukora umurimo w'Imana wo kuyobora umudugudu wa Ntora muri paruwasi ya Gasave. Rero niho nahawe izi nshingano, nakoraga umurimo mu kuyobora umudugudu mu buryo bwa buri munsi. Hari ahantu mwakunze kugenda mukomoza ko mwagiye muca mu makorali muririmba, usibye na Sunday school, ariko izindi korali mwanyuzemo ntabwo abantu bagiye bazimenya? Ni nyinshi, sinazivuga zose, navugamo nkeya ko zirenga 30. Ariko ni nyinshi. Hari yitwa Erayono, hari yitwa Beura, hari ziba muri paruwasi ya Mibiri z'ahantu bita Rubona, hari izavuba abantu bibuka, ni iz'Ibutare, harimo kwari Iriba, harimo kwari Vumiriya, harimo n'iz'inyamagabe nka kwari Erayo, n'izindi zitandukanye. Rero numva nishimira
byampaye umugisha wo guhura n'abantu benshi, kubana n'abantu benshi mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bw'umuhamagaro. Nibyo byose ndabishimira Imana. Muri izo korali mwaciyemo mwaririmbaga iri hejuru? Kuko nari n'umutoza, cyane nakundaga kuririmba. Nari umutoza, nshobora kuririmba amajwi atandukanye, nshobora no kuyatoza, ariko cyane naririmbaga ijwi rya mbere se, nkaririmba se, tenor se. Byaterwaga n'indirimbo, byaterwaga naho mbona aho naririmba, kuko henshi nari umutoza. Rero nagize umugisha wo kuba namenya kuririmba ku buryo nanatozaga abaririmbyi, ntoza amakorali, haba mu byo kuririmba, mu byo gukora amashusho. Rero nagiye ndimba amajwi atandukanye bitewe n'ahantu, bitewe n'igihe, bitewe n'indirimbo, bitewe n'aho mbona hari icyuho. Nk'umuntu waririmbye kandi mukanyuraho hose, ntekereza ko urabisobanukiwe ibijyanye n'indirimbo. Ubu kugeza ubu ngubu muri iyi minsi mu bahanzi bari mu Rwanda, ni uwuhe muntu mu by'ukuri mwumva ari kubyinjiramo neza, uririmba neza? Burya iyo umuyobozi ujya kwisanga abahanzi benshi baririmba neza. Ubuse nakubwira ndi abahanzi mwese muririmba neza, rwose indirimbo zanyu ziramfasha cyane iyo baririmbye mwasenze, mwahimbye indirimbo zifite amagambo meza, zirimo ijambo ry'Imana, inyigisho, zifite melody nziza, amajwi meza, mwacuranze neza, mutekereza ni bande bazazumva. Rwose indirimbo zanyu bahanzi barimo indirimbo zihimbaza Imana, zivuga ubutumwa, indirimbo zanyu mwese ziramfasha. ubwo aho yenda ngira ngo twaba tuharetse, ariko yenda mu kanya muraza kutubwira indirimbo ibafasha, niba ngombwa mushyire no mu ijwi kugira ngo bari abantu babumvishije bumva ukuntu kera ijwi ryanyu ryari rimeze mu ndirimbo. Ejo bundi rero mwakiriye inkuru y'uko mugiye kuyobora iri torero rya ADEPR, mwabyakiriye mute? Uko nakiriye izi nshingano, cyambere ni inshingano ziremereye, kuko kuyobora umukumbi w'Imana si ikintu cyiza gishimishije, ariko ni ikintu gisaba kubyitondera. Gisaba kubyitondera kuko no kuba umushumba, no kuba umugaragu w'abandi, no kuba umuntu ukorera abandi. Rero nabanje kubyakira nk'ikintu cyiza, kuko ni umurimo w'ubwami bw'Imana, ni umurimo wo kubaka ubwami bw'Imana, ariko nubwo nkumva ni ikintu kiremereye, ni ikintu kigoye, ni ikintu kitari cyo kwirukankira. Rero nubwo buryo nabyakiriyemo, ariko kandi hari impamvu zatumaga nyine numva ari ikintu utahita ko wirukira. Kimwe nuko nabonaga itorero mu gihe ririmo, nanjye nari maze igihe nsenga, numva ndi gusaba Imana ubuyobozi, nsaba Imana ngo duhe abayobozi, uko nabonaga ko harimo ikibazo. Rero numvaga haboneka undi muntu no mu masengesho yanjye, ariko Imana yo ibona ari njyewe. Imana ibona ari njyewe, bishimira Imana. Rero ikindi cyo kuba cyanshimishije nuko ni umurimo mwiza wo kubaka ubwami bw'Imana, wo gufasha itorero nkunda, itorero navukiyemo, itorero nifuriza ibyiza, itorero numva rifite inshingano, rifite umuhamagaro mwiza wo guhindura abantu, kubahindura abigishwa ba Yesu. Numvaga ari umurimo nubwo ugoye, nubwo ari umurimo munini, ariko nkumva ni ikintu cyiza kugirirwa icyizere cyo gukora umurimo wo kubaka ubwami bw'Imana. Ikindi nabwo kugirirwa icyizere n'igihugu, nacyo ni ikindi kintu cyiza, nacyo cyo kwishimira. Urumva ikirimo kijyanye n'icyo uyu murimo umaze ku itorero ubwacyo ni kinini, ku buryo umuntu wese wacyumva mu buryo bwacyo, banje kugisobanukirwa icyo bivuze, wabanza kumva wikanze, wumva witonze. Nanjye niko byangendeye. Rero ntabwo ari ikintu nese ko numva nkomeye amashyi cyane, ahubwo ni ikintu nese ko numva ati navuga ati Imana izamfashe, Imana uzabane nanjye, Imana uzanshoboze. N'umuntu wambwira ngo felicitation, n'uyu munsi ubimbwiye ndamubwira ati atari ko uzamfasha gusenga kugira ngo iyi nshingano Imana iduhaye, Imana izadushoboze kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Hejuru mwari mutubwiye ko mwabonaga namwe ubwanyu ko itorero rikeneye undi muntu
buriya ni nk'ibintu nka bibiri mwabonaga mu by'ukuri bigaragara ko itorero rikwiriye kuyoborwa n'undi muntu ni nk'ibiki? Navuze ko itorero yari ikeneye ubuyobozi cya mbere bwari bwavuyeho ari ubuyobozi ari n'inzego zitandukanye. Urumva rero narebaga ko hakenewe ubuyobozi kandi bwo gufasha itorero. Urumva ni kimwe mu kintu gikomeye cyari gihari, kandi nabwo ukabona mu bihe byabanje cyane byo twagiye tubona twese, kubona bwa buyobozi bwajemo imikoranire itari myiza, bwajemo guhangana. Rero ukabona ni ikibazo. Nk'umuntu wese wasengeraga itorero yumvaga yifuza ko aboneka ubuyobozi kandi butuma itorero riba mu ituze, riba mu mahoro, abantu bakora umurimo w'itorero mu buryo bukwiye. Okay, hanyuma rero iyi nkuru yo kuyobora iri torero yabasanze muri yaje iti bwa mbere na mbere? Iyi nkuru uko yaje ubwo birajyana n'igihe yatangiye naho yavuye. Ushobora kutabona uko yaje ubwo ushobora kutabona uko yaje, ariko uko yaje byajyanye nyine nuko abayobozi batabasha gukora neza bavaho. Bwana uko yaje nuko yaje, ariko ikintu gikomeye uburyo mbona yaje nuko nyine byavuye umugambi w'Imana. Uko byavuye umugambi w'Imana, kuko uko ibintu byose byagenda atari Imana yabigambiriye. Kandi nari ndi mu kandi kazi, nari mfite akandi kazi numvaga nari nishimiye. Nakoraga umuryango wa Hope International, ni umuryango mpuzamahanga w'Abanyamerika ukorera mu Rwanda. Nayoboraga mu rwego rw'igihugu. Rero numvaga aho ndi mpishimiye, ari umurimo mwiza umfasha mu ivugabutumwa, umfasha gukora n'abayobozi b'amatorero atandukanye. Numva nishimiye, numva ari ahantu heza mfitiye amahoro, nishimiye ku buryo rero ntumvaga ntekereza kuhava ngo njye mu bindi, njye mu zindi gahunda. Rero izi nshingano zansanze ndaho numva mfite akazi kenshi, numva mfite imirimo nishimiye, ibikorwa bitandukanye nagomba gukora uyu mwaka. Naho byansanze bimbwira ngo nubwo uri muri izi nshingano ariko urakenewe kugira ngo ufashe itorero. Mbibonye mbona birakwiye. Icyo ngira ngo yenda abantu bakeneye kumenya no kumenya ngo akenshi inkuru nk'iyo ngiyo yije ari ubwa mbere, iza kuri telefoni, iza muri SMS, iza muri envelope ifunze neza. Ngira ngo icyo ni icyo abantu yenda bakeneye kumenya. Yaje muri bumwe muri ubwo buryo. Ntekereza ko hari umuntu ukeneye kumenya ese byari muri message, byari muki. Byaje umugambi w'Imana, byaje mu buryo bwiza, kuko bitaza mu buryo bwiza sinari kubyemera. Byaje mu buryo bwiza, biri umugambi w'Imana. Birimo n'ibiganiro, birimo no gusenga, birimo no kubaza Imana, no kubaza umutima wanjye, no kuganira n'umuryango wanjye. Ibyo byose rero bihuye binyemeza ko ibindi byose ndimo nabireka nkaza gukora uyu murimo mwiza wo kubaka ubwami bw'Imana, mfasha itorero muri iki gihe cyo kuvugurura imiyoborere, amategeko n'imikorere y'itorero. Iyo umuntu rero agiye kuba umuyobozi, inshuro nyinshi inshingano zose ziba ziri kuri we. Ni ukuvuga ngo iyo zigenze neza arashimwa akagororerwa, iyo zigenze nabi kandi nabwo akagawa. Kugira ngo rero umuyobozi nyine nk'uwo abashe gushyira neza mu nshingano ze mu bikorwa, haba hari abamufasha n'ubundi, kandi namwe nkeka ko ariko bimeze. Ariko umuntu yakwibaza ngo abantu mugiye gufatanya mwagize uruhare rwo kubahitamo cyangwa bafite uko yenda bashyizweho ukundi? Abo ugize uruhare rwo kubatoranya, ushobora gutoranya abatari bo. Cyane navuze nuko byari umugambi w'Imana. Kandi uko nahuye nabo nahise mbona abantu bose dufatanije, Imana yagize uruhare rukomeye cyane mu kubatoranya, mu kubahamagara, kuko rero ushobora kujya kubatoranya ntumenye ari bande watoranya. Icyo gikomeye cyane namaze kubona nuko abantu dufatanije bose n'abantu beza, n'abantu barokore, n'abantu bakunda itorero, n'abantu bafite umuhamagaro, n'abantu b'abakristo beza, n'abantu bafite ubumenyi bujyanye n'ibyo bagiye gukora.
kandi banafite urwo rukundo rwo gukunda itorero, kandi ubona rwose ari abantu Imana ihamagaye kugira ngo dufatanye muri iki gihe. Abo bantu ari n'abashumba bandi n'abakristo, iyo ndebye mbona bihuriye muri wa mugambi w'Imana y'iki ishaka gukora muri kino gihe. Ubuyobozi cyangwa se abari bari mu nshingano zamaze kwigezwayo bagiye bakunda kuvugwaho kudakorana neza n'itangazamakuru. Mwebwe bihagaze gute? Murumva muzakorana gute n'itangazamakuru? Itangazamakuru tuzakorana neza, twanatangiye gukorana neza, kuko icyambere nuko itangazamakuru ni kimwe mu nkingi ifasha se no mu itorero gusa no mu buzima busanzwe, kuko bafite inshingano yo kumenyekanisha ibintu, yo gutanga amakuru nyine, bafite inshingano yo kwigisha, bafite inshingano yo gutuma abantu baruhuka, entertainment. Urumva niba turi gushaka ko babahanzo baririmbyi bakora indirimbo neza, bizaca mu itangazamakuru kugira ngo abantu bazumve mu buryo butandukanye. Gusa ikintu abantu bakwiye kumenya nuko ikigo cyose, umuryango wose, institution yose igira ibintu bitangarizwa abantu bose, ikagira n'ibintu by'imbere, cyangwa se biri confidential. Rero hari igihe usanga rimwe na rimwe iyo umuntu akubwiye ati mbwira na bya bindi, iyo utayimubwiye ajya mukoranye nabi, ariko ni ibikeneye kubwirwa abantu. Turumva natwe twifuza ari itangazamakuru, dufite n'itorero igitangazamakuru, dufite radio, turi muri gahunda yo ko na televiziyo ya ADEPR nayo izatangira vuba. Rero ubwo n'uburyo bwose twifuza ko ibyitorero ikora kandi byinshi byiza bimenyekana. Icyo kura yina kantu ntabwo kuvuga nuko harimo n'ibintu biba biri confidential. Hari gihe umunyamakuru akubaza ikintu ukamubwira ati rwose ngicyo ntabwo kiri ngombwa, akavuga ati rwose anyemye amakuru, ariko nabyiza ko abantu bamenya ngo hari ibintu bitageneye kujya mu itangazamakuru, haba ku kigo, haba ku itorero, haba no ku muryango, ariko ni byiza ko bya bintu byose bikeneye kubwirwa abantu. Turumva dushimira itangazamakuru, tuzanafatikanya mu buryo bwiza, mu buryo bwo kubaha amakuru, ari nkange, ari n'abandi bayobozi mu byiciro bitandukanye, kubera ko tubona icyo bimaze mu gutuma abanyetorero bamenya ibiri gukorwa. Hari n'ikindi kibazo ngira ngo tutarenza amaso cy'abahoze ari abanyamakuru kuri radiyo yanyu nyine. Harimo abavuze ko birukanwe mu nzira zitari zo cyangwa se zitujuje amategeko, ndetse biza kuvugwa yuko abayoboraga mbere barimo imyenda. Sinzi niba icyo kibazo mukizi, niba mukizi mukivuga iki? Ngira ngo haramutse ari umuntu wakuye mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hari inzego zitandukanye zimufasha kumva ntawe ukwiye kurengana, nta muntu ukwiye kurenganywa. Biramutse byabaye, hari inzira zitandukanye abantu banyuramo kugira ngo barenganurwe, haba mu nzego z'itorero, haba no mu zindi nzego zitandukanye, kuko ADEPR ikorera ku mategeko, iri mu gihugu kigendera ku mategeko. Rero haramutse atari n'umunyamakuru cyangwa n'undi ukora indi mirimo yarenganijwe, icyo gihe nyine bica mu nzego bikwiye gucamo, bigasuzumwa, basanga ari byo koko akarenganurwa. Ni ukuvuga ko nta by'umunsi urumva ko kugeza uyu munsi, uretse ko ushobora gusanga cyanakemuka kitanangezeho, kuko uko bavuze mfite abandi bantu dufatanije, hari ushinzwe abakozi, hari ushinzwe ibikorwa, ushobora gusanga n'abacyaranaje ari aho cyaje. Ntabwo umuvugizi ari we ukemura ibibazo byose by'itorero. Hari ibikemurirwa ku mudugudu, ibikemurirwa muri paruwasi, hari ibikemurirwa mu karere, mu burembo, hari hano kuri biro, hari ibikemurirwa bitarenze biza ku muvugizi. Hanyuma ikindi kibazo rero ngira ngo twakurikizaho, uko RGB nyine urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwari rwahagaritse abayobozi bose. Hanyuma ubu kugeza ubu ngubu abayobora indembo n'abari bungirije n'ubundi indembo, turagira ngo tumenye abo bashyizweho gute, mwabagiriye icyizere kubera iki ko ngira ngo nabo bari bahagaritswe?
abari bungirije abayobozi b'indembo ntabwo bari bahagaritswe. Hari hahagaritswe abayobozi b'indembo, hahagaritswe n'abagize biro, ariko abungirije abayobozi b'indembo bo bari bakiri mu mirimo. Rero mu bushishozi bwacu nka komite iyoboye inzibacyuho twabonye muri kino gihe tukiri gusesengura ibikwiye guhinduka mu miyoborere y'itorero, baba baduhagarariye badufasha imirimo ikorerwa mu ndembo. Ubundi ingero icyo nibaza cyangwa se yenda n'icyo undi muntu ashobora kuba yibaza muri bariya abantu bahagaritswe, ntimushobora kubona ko hari uwari uri mu nshingano ze neza ku buryo mwakongera mukagirira icyizere cyo kugaruka mu nshingano? Ibyo ni ibintu byarebwaho. Urumva iyo yahagaritswe abari umupasitori, iyo atambuye inshingano bari umupasitori, uko turaba abapasitori mu buryo butandukanye nabo tuba tubareba. Ubwo uko inzego zizavugururwa, niba uzagirwa icyizere azakigirirwa. Hanyuma ikindi kibazo rero nacyo umuntu atabura kubabaza, ngira ngo byakunze kugarukwaho cyane ko abayobozi ba ADEPR muri manda yabanjirije iheruka kuvaho bagiye mu nkiko baraburana, ariko baza kugirwa abere. Hanyuma ariko ADEPR ibavana mu nshingano ndetse ibaka n'ubupasiteri. Ese turagira ngo tubabaze, kugeza ubu ngubu murumva bazakomeza kuba babayeho atari abapasiteri, cyangwa hari icyo mwenda kuzakora bijyanye n'uko yenda ngira ngo inkiko baburana zari zabagize abere? Kimwe navuga nuko urubanza rwo ruracyakomeje, kuko habayemo no kujurira. Ruvuga ngo urubanza rwo ruracyakomeje, baracyari kuburana. Ikindi nicyo ko nyine bambuwe inshingano bari bafite gipasitori. Rero ibibazo bitandukanye by'itorero bigira inzira binyuramo, ari ibya gishumba, ari iby'abantu bo mu muhamagaro, ari iby'abamburwa inshingano, ari iby'abazihabwa, ari ibyo umuntu wazamburwa kongera akazisubizwa, bigira inzira zinyuramo. Kugeza umunsi ntabwo icyo turakiga mu nama yacu cyangwa no mu zindi nzego zo kwibaza niba hari abantu bambuye inshingano batari nabo, kuko si nabo gusa ubu tureberera itorero ryose. Hari n'abandi bambuye inshingano cyangwa se bambuye indi mirimo, si nabo gusa tureberera. Ntabwo turiga ibibazo nk'ibyo by'abantu abahabwa inshingano se za gipasitori, abazahabwa iza gishumba, abazambuwe se bakongera kuzihabwa. Ntabwo ibyo ngibyo turabyiga, cyane ko icyo twahise dushyira imbere ni icyo kureba inshingano dufite cyane muri uyu mwaka zo gukora amavugurura. Icyo kuba nabwo kuko dufite inshingano yo gukomeza kuyobora itorero no kwita ku bibazo ryahura nabyo n'ibyo ryagira, ibyo nabyo tuzajya tuganiraho bifatirwa imyanzuro, ibizaba bikeneye gutangarizwa abanyetorero abanyarwanda nabyo tuzaba tubitangaza. Ariko kugeza umwanya ibibazo by'abantu bambuwe inshingano ntabwo turabyiga. Ntabwo murabyigaho, ariko kubera ko iki kibazo ari ikibazo cyagiye kigaruka mu mitima cyangwa se no mu mitwe y'abantu benshi, turagira ngo tubabaze, ubundi muri ADEPR umuntu yamburwa inshingano za gipasiteri ari uko yenda se yakoze ibiki? Ngira ngo abantu basubira no mu mategeko no mu mabwiriza no mu nshingano y'ibyo abantu barahirira. Hari inzira binyuramo, hari ibyaha bashobora umuntu yamburwa inshingano n'inzego binyuramo. Ngira ngo ni ibintu abantu n'abanyetorero cyane abashumba, kuko niba bagiye kujya mu kurahira uyu murimo, hari indahiro barahira, hari n'ibyo babwirwa. Ngira ngo rero kiramutse ari ikibazo kiri rusange abantu bazakiganiraho. Hanyuma rero mwebwe nk'abantu muje kuyobora rero iri torero muri inzibacyuho y'umwaka wose, ni iki mu by'ukuri mwumva mwitwaje kizabafasha kuba mwayobora neza kugira ngo mwese umuhigo? Ikintu twitwaje, hari n'utubaza ati se bino bintu ko utabanje ngo uyobore itorero mbere, uyobore nk'urembo cyangwa uyobore nk'akarere cyangwa ngo ubanze ngo uyobore ADEPR,
ese kuko bizagenda gute? Ikintu cya mbere twitwaje nuko turi kumwe na Kristo, kandi Kristo turi kumwe, turi gukorera kuko ni itorero rye. Yahinduye isi, niwe yayoboye isi. Rero icya mbere twitwaje ni Kristo, ni ukubana nawe, ni ukumugisha inama, ni ukugendana nawe, ni ugukorana nawe, kuko iri torero ararikunda cyane. Ni nawe impamvu twifuje ko mu buryo tuzakoresha no muri izi mpinduka hazabamo uburyo bwo gusenga kugira ngo turusheho kumwegera, tumugisha inama, ariko hariho n'ibindi bikorwa birimo gusuzuma ibikorwa bitandukanye, gusuzuma amategeko yari ariho, inyandiko n'amazindi zagiye zigwa, kubaza abantu, kumva abantu b'abanyetoro ku nzego zitandukanye ibyo bumva byahinduka mu itorero. Rero harimo kwa gufatikanya n'abandi bantu. Ikindi kintu twitwaje ni uko twifuza kudakora twenyine, turi nka komite executive, ariko tunafatanije n'abandi bantu, dufatanije n'itorero muri ubu buryo bwo gushaka izi mpinduka, kandi turumva dufite icyizere cyose cy'uko uyu murimo uzagenda neza. Hari ibintu byakunze kuvuga yuko itorero rya ADEPR rishobora kuba ryaragurishijwe muri Suwede. Ibyo mwamubiziho? Niba mubizi ni iki mubiteganya? Itorero ryaragurishijwe? Gusa waribura gute? Byakunze kuvuga yuko ari abamisiyoneri batangije itorero muri Suwede bashobora kuba barongeye kwisubiza itorero, ariko mu by'ukuri bikaba bitari byajya ku mugaragaro ngo bimenyekane. Nkibaza ngo murabizi cyangwa se ntacyo mubizi? Mbega icyo niwe ntumvanye k'itorero ryagurishijwe. Ariko kugira ngo tunakure mu rujijo wahura n'icyo gihuha cyangwa n'icyo kinyoma, tubabwire Suwede, itorero ryo muri Suwede niryo ryakoze ivugabutumwa ryatangije itorero mu Rwanda rya ADEPR. Icyo ngicyo turanakibashimira, tunagishimira Imana, kuko buri gihe cyose hari umurimo Imana igiye gukora, hari abantu ituma, hari abantu ikoresha kugira ngo umurimo utangire. Ariko bamaze kubitangiza ntabwo ari itorero rya Suwede, ni itorero rya Panekote ry'u Rwanda, ADEPR riri mu Rwanda, rifite ubuzima gatozi. Icyo kora Suwede turakorana nk'abafatanyabikorwa n'abaparteneri, hari n'imishinga bagiye badufashamo itandukanye. Dufite n'abandi baparteneri batandukanye, kandi turanabasengera tubasabira umugisha. Nta n'ibibazo dufitanye, ariko uburyo ADEPR na Suwede bibanye ni uko nyine Suwede n'umufatanyabikorwa wa ADEPR, ntabwo Suwede ari nyiri itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR ni iry'abakristo ba ADEPR, riri mu Rwanda, rifite ubuzima gatozi, ririgenga, hari imiryango rikorana nayo nka CPR, iri mu gihugu cy'u Rwanda, rifite amategeko y'igihugu agenga amatorero n'amadini, imiryango bakiye ku myemerere, aho ahurira muri RGB nk'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, ari naho n'amadini abarizwa. Rero umukristo wahura n'icyo gihuha n'icyo kinyoma, wazana iyo nkuru bafite ikindi kintu ashaka agambiriye ko kitari cyiza. Icyo tubabwira ni uko nta kibazo itorero rifitanye na Suwede, kandi nta n'icyahindutse. Itorero rya ADEPR riracyari itorero rya ADEPR nyine riri mu Rwanda ry'u Rwanda. Ikibazo ngiye kubabaza ni ikibazo yenda ngira ngo kiri bubanzirize cyane, nyuma yenda ndaza kubona mugenzi wanjye kandi niba ufite ikibazo ababaza. Mu minsi yashize abari bayoboye ADEPR bavuzweho gukorana n'imitwe itera irwanya igihugu, kugira ngo byaranazamutse bajya no mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, bajya kuburana bitewe n'inkuru zari zabyanditseho. Nkagira ngo rero mwebwe nk'abari mu nshingano nshyashya, byose hari abakristo hanze bumvishe icyo kintu, bakibonye, bashobora kuba bafata itorero mu yindi shusho, ngira ngo yenda bafata uko bumva. Turagira ngo icyo kintu mukigarukeho, mugire icyo mubabwira abafite ababonye izo nkuru, abumvishe ibyo bintu bivugwa, mu by'ukuri mufitiye n'ubutumwa mwababwira.
itorero rya Pantekote mu Rwanda, ADEPR n'abanyetorero ni itorero riri mu Rwanda kandi dukunda u Rwanda, dukunda igihugu cyacu. Umuntu wese wakifuriza ibibi yabatwifuriza ibibi, umuntu wese washaka kukirwanya yabashaka, kuko ivugabutumwa dukorera mu gihugu ni dushimira amahoro dufite, dushimira ubumwe bw'abanyarwanda, na niyo mpamvu mu bantu bifuriza ibyiza u Rwanda, kuko ibyo twifuriza u Rwanda nibyo twifuriza. Rero itorero dufatanije n'abandi banyarwanda, dufatanije n'igihugu cyacu, dufatanije n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kukifuriza ibyiza, kugishakira ibyiza, kandi twumva tutifuza ko hari n'umwe waza ashaka kwifuriza ikibi igihugu cyacu. Ntabwo itorero ryacu rifite cyangwa ryashyigikira umuntu n'umwe waba ashaka kwifuriza ikibi abanyarwanda. Turagisengera, turagikunda, turagikorera, kandi dufatanije n'inzego zitandukanye twishimira ibyiza bigenda bigerwaho, tunishimira icyerekezo igihugu gifite, dushimira nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cyacu, nyakubahwa Paul Kagame. Ubona icyerekezo igihugu cyacu gifite, nta muntu ukirimo utakishimira, utagikunda, kereka hari utakizi, kereka utakibona cyangwa udakunda ibyiza. Rero itorero ryacu natwe dushakira igihugu cyacu ibyiza, tugisabira ibyiza. Haramutse hari uwakitirira ADEPR, haramutse hari uwo nguwo ntabwo yabatumwe n'itorero. Rero ntabwo tubasha gushyigikira umuntu uwo wese cyangwa umutware we wose warwanya ibyiza by'igihugu cyacu, warwanya u Rwanda, kuko abarwanya bya bindi bitugize, bya bindi dukunda, bya bindi Imana yaduhaye kugira ngo tube bamwe mu kubona iterambere ry'igihugu cyacu. Rero kandi tunashima n'inzego zitandukanye, ngira ngo uko igihugu cyacu kigenda gitera intambwe mu bikorwa bitandukanye, unasubije amaso inyuma ubona uruhare abanyetorero bagenda babigiramo, ndetse n'itorero, haba mu bikorwa by'iterambere, mu bikorwa by'uburezi, mu bikorwa by'ubuzima, mu bikorwa by'imibereho myiza. Ibyo ni ibintu byose twumva dushima Imana, kandi twumva bikwiye gukomeza gusigasirwa, bikava ku rwego rumwe bikajya no ku rundi. Reka rero ngere kuri cya kibazo cya nyuma mbere yuko umwanya mugenzi wanjye. Itorero rya ADEPR ryagiye rivugaho ko ridashyira neza mu bikorwa uburinganire, aho bavuze ko muri ADEPR nta mupasiteri w'umudamu mu mavugurura mwahawe. Ese byaba birimo ko ADEPR ishobora kuzageraho ikagira abapasiteri b'abadamu? Urumva yini kumbaza amavugurura, urumva ni urugendo dufite rurerure rwo kureba n'ibiki koko abantu bakeneye, n'ibiki abantu bifuza. Icyakora ADEPR ntabwo isigaza inyuma abadamu, basigaza inyuma. Rero mu mavugurura akenewe n'ibizaba k'icyo kintu gikenewe, ibyo nibyo tuzabitangariza abantu. Ariko uyu munsi turacyari kumva abantu, turacyari muri iyo nyigo. Ntabwo umunsi nagutangariza nkubwire ngo haza itorero rizagira abapasiteri b'abadamu. Ibyo byose ni ibintu bigikomeza kuganirwa. Reka rero mpena mugenzi wanjye akanya abaza ikibazo. Murakoze cyane, nishimiye nanjye kuganira namwe. Nitwa Umuvugizi Noel, nanjye ndi umunyamakuru. Hanyuma ikibazo nshaka kubabaza ni ikijyanye n'imyizerere. Akenshi twita ku miyoborere n'imitungo n'iki, nabyo kandi bari ngombwa, ariko ngendagaruka ku kijyanye n'imyizerere, yaba ari kuri ADEPR ndetse n'andi madini atandukanye mu Rwanda. ADEPR intego zayo cyangwa se ishingwa, imyizerere yari ishyizwe imbere, yari ko bizera bakoresha ijambo ry'Imana nk'igitabo cy'ibanze, bakizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bakizera ko agakiza gatangwa no kwizera, bakizera ko umukristo akwiye kurangwa n'ingeso nziza ku giti cye n'itorero muri rusange. Hanyuma uyu munsi ukurikije ADEPR wenda ushaka kubaza 99% nawe wabaye murabizi cyangwa se uzi imyemerere yabo,
bizera ko imirimo n'amategeko ari byo bibahesha ijuru. Udakoze ibyo ijuru yaritakaje. Uwakoze icyaha runaka yamaze kurimbuka ako kanya. Nyambaza ubutumwa bwiza nyine nk'uko n'amahame ya ADEPR cyangwa se iryo hame ry'ibanze rya ADEPR rivuga, rigaragaza ko nyine agakiza kadatangwa n'iyo mirimo cyangwa n'iki, ari ukwizera Yesu Kristo, bakagaruka n'izo ndangagaciro umukristo akwiye kuba afite. Ibyo birigishwa mu n'abapasiteri batandukanye n'abakristo hagati yabo. Mwebwe niko mubyizera? Mubivugaho iki ko byaba bisa naho ADEPR yataye umurongo yakabaye igenderamo? Muraza kubisubiza wenda mushingiye kuri ibyo ngibyo n'ibindi wenda mwamaze kugenda namwe mubona ni icyo mugiye gukora mu nshingano cyamuhawe. Murakoze. Umuntu wavuga ngo ADEPR yataye umurongo, yahinduye imyizerere, ndetse ukagera no ku icyo kigero cya 99% k'abantu bumva ko umuntu ajyanwa mu ijuru n'imirimo n'amategeko n'ibyo yakoze, wabivuga ntekereza n'iryo janisha hari abantu bashobora kwitira ADEPR bakayivuga ibitari byo. Hari abantu bashobora kwitira ADEPR bakayivuga ibitari byo. Bivuze ninjye ndikoze nshingiye ko twaganira, ntabwo bivuze ngo rero iyo uvuze abantu 99% wumva uri hafi kongeraho nanjye. Abo mwaganiriye sinzi niba abo mwa ADEPR mwaganiriye, ariko icyo nshaka kubwira nkubwiye ADEPR nuko ADEPR turakizera umuntu ko akizwa abiheshejwe no kwizera Kristo. No kwizera Kristo. Iyo umuntu amaze kwizera Kristo, yamaze kuvuka ubwa kabiri ahinduka umwana mu rugo. Kwa kuba umwana mu rugo atangira gukora imirimo nk'iy'abana mu rugo. Imirimo akora ntabwo ari muhesha kuba umwana, ahubwo kwizera Kristo bimuhindura akabicyare mu gishya, akabavuka ubwa kabiri, akaba umwana w'Imana, ahinduka umwana noneho ukora imirimo mu rugo kwasi. Ntabwo ikintu kigira umwana mu rugo rero ari imirimo hakora. Ari imirimo hakora, unuvuga ngo ubuje iwanjye imirimo yose hakora ntiwahinduka umwana wanjye. Ntiwahinduka umwana wanjye. Rero kugeza umunsi ntabwo ADEPR ntiyahinduye imyizerere, ntabwo uko ibyo twizera, ibyo twemera ntabwo twabihinduye. Cyo kora hariho n'ikindi kintu ubundi butumwa tutemera, bwo twita cheap grace. Abantu noneho bigisha nabo ubuntu, bigisha nabo ubuntu nk'uko bivuze, turakizwa tubaye no kwizera Kristo akadukura mu byaha. Ariko iyo tumaze kwizera Kristo akadukura mu byaha, ya myitwarire, ya mikorere tugira ntabwo ubwayo ari dusubiza mu byaha, si dusubiza mu bubata bw'ibyaha. Hari igihe rero abantu bahitamo kuba mu bubata bw'ibyaha ntibanabivemo, bakavuga ati ubuntu burahari nta kibazo. Oya, ibyo nabyo ntabwo tubyizera. Twizera ko iyo umwana yamaze kuba mu rugo atanya no kugira indangagaciro zo mu muryango, zo mu muryango wa gikristo, wabizera Kristo, ku buryo ubuzima bwe, imyitwarire ye itangira kuba y'abana b'Imana, itangira kugengwa n'amahame y'ijuru n'indangagaciro za gikristo. Rero ntabwo ADEPR yahinduye imyizerere, turacyafite imyizerere shingiro ishingiye ku kwizera Kristo, ku ijambo ry'Imana, ku mbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo bishingiye ko nigeze kuba ndi umupasiteri umwe abwiriza mu Befeso, hari igice ya kabiri, asoma umurongo waho wa 9 wa 10, kuko turabo yaremye myiza kugira ngo tuyigenderemo. Arangije ahita ashingira kuri iryo jambo aravuga ngo abashaka gukora imirimo myiza kugira ngo bajye mu ijuru ni bamanike. Baramanika, bajya imbere arabasengera. Ukurikiye ukiraho wumva ufasha akantu gato umuntu yavuze, cyangwa ntwagahindura kitorero ryose. Icya kabiri, ufasha inyigisho imwe muzi umuntu yigishije nyinshi, kuko abigisha ibyo kwizera Kristo ushobora kuba utari wagiyeyo. Abisha ibyo kwihana, uburyo umuntu yemera ubuntu bwa Kristo ushobora kuba utawagiyeyo. Wageze ari kubigisha ibyo gukorera Imana, ibyo gukorera Imana. Wumva rero uhereye ku nyigisho imwe umuntu yigishije, ushobora kugira ngo niyo myizerere kuko yitorero. Ariko uzagenda ukurikira umuntu izindi sho yigishije abantu nizihe, uzasanga nubihuza ubusomye umurongo umwe hano muri Bibiliya, ntabwo bavuga ngo Bibiliya yose narayisobanukiwe. Niyo mpamvu harimo abanditsi, abigisha batandukanye mu bitabo bya Mose, biza mu byahishuwe. Iyo usomye umurongo umwe, umwisha umwigisha yigishije umurongo umwe,
biragoye guhita ko usesengura ushingira uvuga ngo aba bantu barayobye, uyu muntu yarayobye, ahubwo no kwibaza ngo uwo munsi yigishura mu ngo mu Efeso avuga ko twabo yaremye twemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, imbere andi mezi ibindi by'umuriro higishijwe biki, abandi bigishije biki. Rero icyo nshaka kuvuga bitana ko yo kushaka gusanga ari umuntu wayobye wigishije ikitari cyo, nacyo kirashoboka, ariko ntabwo wabihuza no kuvuga ngo ADEPR yahinduye imyizerere shingiro. Dusoza kuri iki kijyanye n'imyemerere, njye mbivuga nk'umunyamakuru ugenda aganira n'abantu benshi batandukanye bagira ibyo banenga itorero, ari abaribamo n'abari hanze yaryo, ndetse n'imyemerere igenda isa n'ihanganye n'iyo ADEPR yenda igenderamo, ariko muri rusange wenda ni iki wabwira itorero rikwiye kwizera iki, rikwiye kubakira kuki, mushingiye ku kwizera gukwiye cyangwa se ku butumwa bwiza bakwiye kumenya ubwabo, bakwiye no kugisha bagenzi babo? Murakoze. Icyo dukomeza kubwira abanyetorero no kwizera Kristo ni ijambo rye, n'umwuka wera twahawe, ibyo biri mu byo twemera, mu byo twizera. Rero Kristo, kandi Kristo nk'umwana w'Imana uduhesha agakiza kuko yapfuye akazuka, umwuka wera twahawe. Rero nicyo tubwira abakristo gukomeza kubakiraho, bakunda ijambo ry'Imana, barisome, baryige, barikunde, kuko na Kristo tumumenyera mu ijambo rye, yewe n'ihishurirwa ry'umwuka wera nabyo tubimenyera mu ijambo rye. Rero ndabwira abakristo, si abo muri ADEPR gusa, abakristo abizera, nimukunda ijambo ry'Imana. Ikindi kibazo nende gisanzwe kijyanye n'imiyoborere, hari abantu bavuga yuko kuba RGB ariyo ibashyiraho bitanyuze mu kuba itorero ryongeye gutora abayobozi bashya ubwaryo, bigaragara ko ari leta iyoboye itorero. Ikindi abo babashinze cyangwa se batangije itorero rya ADEPR cyangwa se ababwirije mu Rwanda hakavuka ADEPR, aribo Baswedwa, banditse urwandiko bandikira leta ko batishimiye ibyo yakoze ivana abayobozi bamwe igashyiraho abandi. Ibyo bintu mubivugaho iki? Amusubiza abo ngabo bavuga ko kuba mwarashyizweho na leta bitaboneye, itorero rya kabiri ryitoramo abayobozi baryo nyine bo ubwabo, noneho mugaruke no kuri iyo baruwa. Murakoze. Icyambere twishimira nuko turi mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza bubasha kureberera inzego zose, ibyiciro byose, ndetse n'amatorero. Ntabwo leta ubusanzwe ariyo ishyiraho abayobozi b'amatorero, ariko nabwo icyiza dufite mu gihugu cyacu nuko abantu bageze ahantu haba ibibazo batabasha gukemura ikibazo bafite. Leta nabwo igihe cyose yifuza ko ibintu bigenda neza, ko umuryango w'Abanyarwanda baho utekanye. Rero niba twarageze ahantu nk'itorero inzego ntizibashe gukemura ikibazo gihari, si ibyo kwishimira, birababaje, ariko icyo kwishimira kindi ni uko nubwo turi mu gihugu cyiza kibasha gufasha abantu mu gihe bageze aho ngaho. Rero ikintu cyo gutekereza no gusengera no gukoraho ni icyo kugira ngo ntidukwiye kwirengagiza ikibazo itorero ryari ryagize, ntabwo dukwiye kukirengagiza, ahubwo dukwiye twebwe nk'itorero kwibaza ngo ni iki itorero twatakaje, ni iki tutakoze neza, kugira ngo ari nacyo aya mavugurura aganishaho, yo kugira ngo ibyatuma abantu batagira ubuyobozi bwiza nk'itorero abantu babishyire ku murongo, kuko leta yaje kudufasha mu kibazo cyari gihari mu itorero. Rero turayishimira cyane, ariko tunavuga nk'itorero ko natwe duhari kugira ngo turebe mu by'ukuri ni iki twaretse, ni iki twakoze nabi, kugira ngo dusubire ku murongo ukwiriye, dusubire kuri rwa rufatiro, dusubire kuri ya mikorere ifasha itorero n'abanyetorero kwishyiraho ubuyobozi. Ariko ikindi nacyo dukwiye kubwira abantu nuko itorero ikorera mu gihugu. Abayobozi RGB yashyizeho ntabwo yabakwiye ahandi, yabakwiye mu itorero, yabakwiye mu bantu basanzwe bafite inshingano za gipasitori. Ntabwo ari RGB yandobanuye nk'isengeye ku pastori, ahubwo ni itorero ryandobanuye riransengera, n'uvuga ngo rindobanura ryandobanuye nk'umuyobozi wayobora itorero.
bayobora itorero. N'ubwo ngo rero RGB yarebye n'ubundi mu bantu itorero ryagira icyizere, ribaha imirimo, ribaha inshingano zo kuba n'ubundi basanzwe bayobora mu itorero, banayobora itorero. Ntabwo abantu RGB yahaye inshingano zo kuyobora sabavuye ahandi, ahubwo nabo n'ubundi itorero ryari ryaragira icyizere, rirabarobanura, ribasengera, ribaha inshingano, ni nabo n'ubundi bayoboye itorero. Rero ni ikintu cyo kwishimira. Kangaruke ku ibaruwa yanditswe, nubwo itandikiwe ADEPR, ntabwo yandikiwe ADEPR, ijyanye y'abantu bo muri Swede, berekanye ko bo bumvaga uburyo bwajyaho atari ko bwagiyeho. Icyo ngicyo icya mbere ni uko kuba babyumva gutyo n'amahitamo yabo. N'undi muntu wese nkuko hari n'undi wabikubaza akavuga ati kuki assemblée générale, kuki seya, kuki byarinze bigera hano gutya, kuko abayobozi badakemeye kino kibazo bikarinda ubwo RGB iza gufasha itorero. N'undi muntu wese abasha kubitekereza gutyo. Ariko icya mbere ikindi tuvuga ni uko umuntu yabitekereje gutyo ntibivuze ko ari ikibazo gihari, ahubwo nuko akeneye gusobanurirwa, akeneye kumenya kuki byagenze gutyo. Ashobora kuba atazi ari nko mu gihugu itorero rikora ukwaryo ridafite ubuyobozi bw'igihugu bubasha kurifasha mu miyoborere. Rero icyo ni kimwe abantu bakwiye kumenya. Rero nta kibazo dufitanye n'itorero ryatangije ADEPR rya Swede. Ikindi nuko icyo wakibaza wowe, icyo n'umuntu utari muri ADEPR yakibaza, icyo umuntu muri Swede yakibaza, ntabwo bihindura uburenganzira ubwo ADEPR afite, ahubwo n'izindi nzego ADEPR ikoreramo bafite, kuko icyakozwe cyose urwego rwagikoze urwego rwose rugifitiye uburenganzira bwo kugikora. Icyo kuri Swede ntabwo ifite uburenganzira bwo gushyiraho abayobozi bayobora ADEPR. Ikindi ni uko nyine ni byiza kumva ko n'umuntu abajije ikibazo, hari igihe usanga umuntu abajije ikibazo ugasanga ubwo uhinduye ikibazo. Kuba Swede abajije ikibazo ubwabyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni umuntu ukomeza kukigira ikibazo. Kandi ugasanga Swede n'uwo babajije ikibazo bo nta kibazo bafitanye, bo bari kubiganiraho, ahubwo ugasanga wowe batanabajije cya kibazo nibo bagize ikibazo. Rero numva kuba Swede hari yarabyekanye nk'ikibazo, ibyo ntibivuze ko ari ikibazo, bivuze ko ari ikintu abantu baganiraho, ariyo kugira ngo isobanukirwe, kugira ngo yumve amategeko agenga ADEPR, yumve amategeko afasha itorero rya ADEPR gukora neza. Kandi icyo twishimira nuko n'ibyo biganiro nabyo ubwabyo bigenda neza. Konsorizaho ni kijyanye, hari abantu bamenyekanye mu gihugu baba ADEPR ariko bagiye bahura n'ibibazo bari muri ADEPR bijyanye n'imyitwarire yabo, yavuzwe ko atari myiza, ariko wenda bamwe muri bo bakavuga bati twebwe turarengana. Abo ngabo ni Theo Bosabireba, umuhanzi, ndetse na Zigirinshuti Michel wahoze rero no mu bayobozi bakuru. Abo bantu mubavugaho iki mu gihe nk'iki mufashe inshingano? Murakoze. Ari Theo Bosabireba, ari Pastor Zigirinshuti, ari n'abandi batandukanye waba hari ikibazo yagize, birashoboka ko hari abantu bagiye bagira ikibazo. Ibibazo byose bigira inzego bikemurirwamo zose. Wumva yararenganye, hari urwego yanyuramo rw'itorero kugira ngo bamufashe, kandi bizatugeraho ku rwego rwacu nabyo tuzabikemura. Ikindi navuga ariko nuko inshingano dufite ari iyo kureba n'ibiki byakorwa byo gufasha itorero no mu gihe kiri imbere, mu mikorere, mu mategeko. Ntibikwiye ko wasanga umuntu wagize ikibazo bitewe n'imikorere cyangwa se n'amategeko, uwo nguwo dushobora kuba atari cyo duheraho kugira ngo dushyire imbaraga cyane ku gufasha itorero mu gihe kiri imbere. Icyakora nabwo ufite ikibazo icyo gihe hari inzego zitandukanye abasha kukijyanamo. Icyo twifuza nuko abantu bamwe itorero bishimye, batekanye, kandi gahunda y'ibyo dukwiye guhindura nayo izafasha ko no mu gihe kiri imbere ibibazo bitandukanye bigenda bibonerwa ibisubizo.
ikibazo ngiye nenda gusorezaho turagira ngo tubahe akanya nk'umuvugizi wa ADEPR muri iyi minsi mugire icyo mubwira komite mwasimbuye kuko mu nshingano mufitemo no kuvuga ubutumwa, mufitemo kwigisha, harimo n'ubuvugizi, harimo n'ibindi byinshi. Bari abantu mwasimbuye bashobora kuba hari aho bagize intege nkeya, bashobora kuba hari aho batagiye mu nshingano neza, akaba ari nabyo byatumye bahagarikwa. So bakeneye rero kugira ngo bumve ijambo riri ku mutima wanyu nk'umuyobozi mushyashya. Sina komite twasimbuye gusa, ahubwo turashaka kuvuga abantu bagiye bayobora ADEPR, abapastori, abashumba. Cyambere nyine turashimira Imana umurimo Imana yagiye ikora mu itorero. Yagiye ikora mu itorero ku itorero rigeze ahangaha rimaze imyaka 80, hari abantu batandukanye bagiye baryitangira, bagiye bakora mu mirimo y'ivugabutumwa, imirimo yo gusenga, imirimo yo kubaka insengero, imirimo y'ubwitange. Rero turashimira uruhare umuntu wese yagize mu bikorwa byo kubaka itorero. Kandi ikindi nuko birashoboka ko ari n'umuntu naho umuntu abasha kugira intege nke, basha kugira ibyo adakora neza. Ikiza nabyo nuko abantu babyigiramo, ari twebwe turi ku buyobozi tubyigiraho, ariko n'undi muntu wese iyo hari ikintu wakoze n'ikigende neza ubyigiraho, ukibaza ngo iki nigiye mu iki niki cyamfasha nkanjye ubwanjye mu bugingo bwanjye, mu buzima bwa Kristo. Hari n'igihe ucyandika mu gitabo ukavuga ati mu gihe iki niki kino kintu cyatumye ibyo nkora ntabisoza neza, ku buryo ukabikora kugira ngo ufashe abandi. Rero turashimira ibyiza byagiye bikorwa kandi nabyo birahari, kandi niba hari naho umuntu afite icyatakoze neza, icyo tugira mu inama umuntu nuko ikintu utakoze neza bukwiye kwibaza amasomo gikuyemo yagufasha yanafasha n'abandi. Tugeze ku musozo rero turagira ngo tubahe umwanya mutambutse ubutumwa bari ku mutima, ariko nifuza ko muza no gukomoza ku bintu byigeze kubaho by'uko umuvugizi wa ADEPR n'umwungirije bazajya baba ababishop. Ngira ngo muze kugikomoza hanyuma mugane ku butumwa bari ku mutima dusoza ikiganiro twagiranaga. Ikintu cyavuzwe umuvugizi n'umwungirije bazajya baba ababishop, icyo cyaravuzwe kiraba kinavaho. Uyu munsi ntabwo biba cyaravuzwe, cyaranabaye kandi cyanavuyeho. Rero ntabwo uyu munsi ntikiriho. Icyo nicyo twabwira abantu batwumva. Nsoza ndashimira itorero, ndashimira nk'abaca mu ijambo. Hari n'ukeneye kumenya ngo cyaguyeho gute, kuko benshi ntibanamenye uko cyari cyaje. Urumva nyine impamvu batamenye uko cyavuyeho, ubwo ko batamenye uko cyagiyeho. Uburyo cyagiyeho, uburyo cyabayeho, uburyo cyavuyeho, byose byaciye muri za nzego z'itorero. Niba hari utaramenya uko cyagiyeho, uyu munsi ntabwo yabaza ko cyavuyeho, wasanga utaranabimenye ko cyanabayeho. Rero icyo gusa twabwira abantu nuko mu nzego z'itorero, mu mazina dukoresha mu buyobozi bw'itorero, icyo ngicyo kitarimo uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Dusoze dushimira abatwumva bose, abanyetorero rya Pentecote mu Rwanda, tubashimira uruhare bagira mu ivugabutumwa, mu bikorwa guhera ku midugudu. Dushimira abakristo, abagize n'amanyobozi, abaririmbyi, abanyetorero, abayobozi mu byiciro bitandukanye. Turi mu gihe cy'amasengesho, twifuza ko buri wese dufatanya gusengera itorero, gusengera igihugu, kandi turanabifuza gusoza umwaka neza. Turi gusoza umwaka wa 2020, turabifuza gusoza neza no gutangira umwaka wa 2021 neza. Dukomeze twite ku ivugabutumwa, twite ku murimo Kristo yaduhaye, ingano twahawe iri muri Matayo ibice 28, aho Yesu avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Reka rero
tubashimira abari badukurikiye. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku IBENDERA TV. Twari turi kumwe n'umuvugizi mushyashya wa ADEPR, Pasiteri Ndayizeye Isaie. Ngira ngo nk'uko twari twigeze kubisubika, niba hari akaririmbo kabari ku mutima mwakanyuzamo abantu bakumva ijwi ryanyu ukuntu mwagacishijeho, hanyuma tukagana ku musozo. Murakoze. Agezeho yo urimba wenyine nta bicurangisho, hariho playback, njya muzayibashyireho muzarebemo, ubwo tuzabashyiriraho muzababazi yabafasha mu buryo butandukanye muri kwari zitandukanye. Uretse ko ubu ngubu n'iz'amakorali yose zabaye izanjye, nazo zabaye izanjye, iyo muzashyiraho yose izabafasha. Turabashimiye, murakoze cyane.